kane no kubashyingura mu cyubahiro. Nshimye kandi nanjye icyizere cyo guhagarara imbere yanyu aha ngaha kugira ngo mbagezeho urugendo rwanjye mu gihe cya Jenoside y'icyenda na kane yakorewe Abatutsi. Iyo nitwa Nyakuraho Pasikaziya, navukiye Intobwe mu kagari ka Kabusanza mu murenge wa Simbi, nabyawe na Majoro André ufite Inkagema, shakana na Kanamugire François wigishaga Kabusanza, aza kwigisha ku Rukubiro ndetse no ku Rugogwe. Twabyaranye abana batatu, mbasha kurokora ababiri. Ubuhamya bwanjye rero ubona nabushyira mu bice bitatu, kuko na mbere ya Jenoside y'icyenda kane ari ubuzima bubabaje nabayemo kubera ko nitwa Umututsi. Ni ukuvuga ngo niba umwana mutoya nabonaga twituranye nkabaza nyogokuru, ese kuki bariya badata bacu bariya Ruri na Varisiti kuki bo tutegeranye? Cyera akambwira ati rero bariya barabatwikiye bajya kubaka ahandi, nanjye bari bagiye kumbikira kuko nturanye na so kandi ari umukozi wa komine. Baravuga ngo urugo rwanjye barutwise rwatwikwa Majoro Andrea kandi ari umukozi wa leta, ibitabo bya leta bigapfa, nicyo gituma batadutwikiye tugasiga dupfuye. Nyuma rero ubwo nza gutangira no kwiga primaire ndayirangiza, tsinda secondaire njya kwiga Isave muri Sainte Bernadette. Ndangije toronkome ntabwo nemerewe gufata section, ahubwo ntangira nshakisha akazi. Muri za 78 nafashe akazi muri farumasi yo Kigali. None hashize amezi atandatu bantuma ibyangombwa identité complète kugira ngo banyangaje. Babonye ntari umuhutu ntibanyangaje, barambwira ngo leta yabujije kwangaje Abatutsi. Ubwo muri Kifaruma ndaba ndaharase kubera ko ndi Umututsi. Ubwo haza itangazo ry'uko RTPN igiye gutanga amahugurwa mu bya otorori, basimbukiye ngiye muri amahugurwa. Bahuguraga abantu biyategura kuzakira Giscard d'Estaing wari perezida w'Ubufaransa icyo gihe. Hagiye kuzaba inama ihuza ibihugu bivuga Igifaransa. Amahugurwa narayarangije, bahuguraga kuri departement zitandukanye, reception, anglais, otorori na restauration na bar. Ubwo rero nagiye muri departement ya reception, ariko birangiye barababwira ati mu Bahutu 100 hagomba kuba Abatutsi 10 gusa. Bari abazungu abantu bayoboraga iyo Hotel Meridi. Umva ko bavuga abantu benshi twari twakoze stage, bari twagiye gukora ibizamini turi abantu barenga 200, ariko nabashije kubakorera stage ndanayirangiza. Bigenze gutyo urumva ko hangajwe bakeya. Noneho bingwangirira icyizere, bampa akazi ko gukora kuri reception, ariko ngakorera muri secretariat, nkabasha no kwigira imashini. Ubwo nakoze gutyo mu rwihishwa. Witwa wari directeur wa Minifo kwitaga ngo Nabaryi Noheli, niwe wazaga kugenzura niba abazungu barakurikije amabwiriza yo kutangaje Abatutsi benshi. Ubwo babona umuzungu akambwira ati yarayanganye nyine kuko mu Rwanda agomba gukora, ati cache-toi Pasikaziya, monsieur nous est revenu. Ubwo nyine sinigaragaze ngasubira mu biro singaragare. Nyuma rero muri 81 icyo gihe harimo 79 nyine 81 umuzungu wamusubizaho sinzi n'abaramushuzije yenda ko adakurikiza amabwiriza neza. Nkora nk'amezi 3 gusa, ubundi banyandikira ibaruwa ivuga ngo kugira ngo bakurikize amabwiriza ya leta kumpagaritswe ku kazi. Ubwo mbaye umushomeri kubera kwitwa Umututsi. Ubwo mbaye umushomeri ariko nshakisha n'akazi. Nyuma nza kumenya ko mu rukiko rwa Kantotare harimo umwanya, ntangira kwandika amabaruwa nsaba akazi. Ndayandika njyana
kuri kanto bari byo basinyishaga ngo sukuveri, perezida kanto aransinyira, njya kuri premier instance Butare, perezida waho icyo gihe witwaga Habiyambere ntiyanandebye, ntiyashatse no kunsinyira, arampakanira ngo nta mwanya uhari. Njya kwa masenge barashaka nubwo tutagenda, bari chef de bâtiment civil aho ngaho i Butare niho bari, babwira ko naje gusinyisha sukuveri, ariko sinamuhishurira ko nagezeho bakansuzugura, aragenda baransinyira. Urumva ko yari leta irangwa n'ikimenyane ku bantu nyine, baramusinyira mu mutima, nkavuga nti ugahaye itanga yenda sijya ugahaye, ariko nzagahemberwa kuko ajya ubwanjye arakanyimye, ariko aransinyira muhagaze imbere yarakanyimye ntagahari, nkumye umunyacyubahiro nkawe aramusinyira. Urumva ko nabwo naharenganiye kubera ikimenyane muri iyo leta nyine. Ubwo rero kanto nayikozemo kugeza ejo bundi 9 kane jenoside, ariko nabwo nabagamo maze nk'igicibwa aho ngaho, kuko ubundi buri kwezi bakaga raporo y'abakozi bagashyiraho n'ubwoko bwabo. Ubwo rero kuko ari jye nabyandikaga, nandikagaho ubutumire n'abantu igihe nirukana na buriya akazi kora kwitwa umututsi, singiye kwizira bashakira abazanyirukana, handikaho ubuhutu. Mubo twakoranaga bakavuga nako singiye kwashyira mu gatabo kamwe, witwa Nyango Dionizio akavuga mbese uri yari yita umuhutu, ngabona tumuyoboye n'itongo ryo kwa se abariri hariya, ngabona tutahazi, akavuga n'umushira, nkabebera nk'igicamuke nyine, ariko nkicicikira. Niko byari bimeze. Ubwo ndagumye ngakora gutyo, mfite ubwoba ntisanzuye mu bandi, maze nk'ufite ikindi cyaha nshinjwa. 94 iza kugera, rero nicyo cyiciro kabigezemo. 94 igeze, nyuma gato ubwo nyine bamaze kurasa indege Habyarimana, baravuze ngo ntazagire umuntu usubira ku kazi, ntihazagire umuntu usubira mu rugo rw'undi, ntihazagire n'umuntu bazabona ahagararanye n'undi. Tubaye gutyo, babwira abaturage ngo bajye kurunuka ngoma gukumira amaraba. Bigeze kuri 22 17 nako ababyeyi banjye n'abarumu banjye bari maraba, baraza batubwira ati iwacu batangiye kwica, mama na papa bari aho ngaho n'agasaza kanjye kitwaga Majoro Lambert, n'abaramu bacu bakayije amahe n'abakabayiza bose baraza, tumara n'icyumweru aho ngaho. Bigeze kuri 22 ubwo nyine abantu babaga bajya kurunuka ngoma, 22 hari kuwa gatanu. Ubwo kuwa kane rero barababwiye ati kurunuka ngoma turahirinda ntihagire umuntu ugaruka aha ngaha. Kuwa gatanu kuri 22 nka saa 5, witwa Modeste Ndanguza uri muneteraga Nyakibungo arahita atubwira ati Nyakibungo barimo baratwika. Kandi duhagaze ku marembo dutegereje kurunuka ngoma nyine, kuko urumva nta ntara kujya kurunuka ngoma ngo utekane ugire icyo ukora, ntibasha no kurya. Ubwo Modeste agiye, Nyakibungo hitiza, François yaje hano ku murenge ubwo wanjye nyine atungutse ngo nta namaze uko urugendo rwagenze. Nyakibungo birasesekaye yuzura ku irembo ryacu, bavuze ifirimbi ngo abahutu mwese nimuhagarara aha ngaha. Ubwo mbwira umukozi wawe umukobwa nari mfite, ntwara umwana wanjye w'umukobwa witwaga Musini, mujyana iwanyu muzamuhishe, ntazagire umenya ko wamuhagijije. Umufata Nkusi ntirukanka ujya kwa Kamori. Ni ahantu rero twari twarabyaye umwana muri batisimu, numva ko ntacyo yahabera. Noneho umutoya we yari akiragiranye na sekuru hari mu ma saa 5. Ubwo bavuze gutyo nsubira mu nzu, buri icyo nkora nca ku irembo, kuko bihuta baza mu gikari, basanga ndagiye. Barasuko yari mu rugo ngaho, asanga mu mirima ndimo nirukanka, ati bari banemye none ndagiye na bya bintu byose mbitaye hariya. Andusha intambwe aragenda, nanjye ndakomeza ndagenda nihura mu muringoti mbyuka, mfata undi muringoti mbyuka, nitembagaza mbega se nabasha gusimbuka, kwari gutembagara nkongera ngatembagara nkongera nkagenda. Ndageze aho ndagenda ngera aho bitwa Gasimba, ngiye kumanuka ngo nge ku kantu hashya, umva ko hashya institution itandukanye, twe nahitorwa mu bare, ngiye kwambuka ngo nge Timbagabaga. Umugabo witwaga Gasimba ari naho François yari amaze kwinjira yije,
turakomeza kugenda hepfo kandi bari abantu bari hepfo ari mwe bahiga. Ndakata ndagenda ndi kumwe na mama, twicara munsi y'urubingo, twumva ku Rugogwe harimo amasasu, twicara amasasu amaze kurangira dufata inzira turagenda tugira ngo tujye mu bitare bya Ruhashya. Ariko umusaza Rubwiriza niwe wavuze ati abandi bazamutse, aba namwe niba muzamuka. Azamuka mpura n'uwitwa Konsesi Akayiganwa, twari tuziranye mushiki wa Gaburiyeli. Rega Konsesi muya tutazongera guhura, ni ngaho urabe. Ndaterera tugera mu bitare bya Ruhashya, tuhahurira n'abanyaruhashya baba bafite wa mwana muto nyine b'umuryango wanjye, babuze ngo bagize ngo bansinze mu nzu. Turahura na ba papa, duhura aho ngaho tumanutse gatoya, duhura n'uwitwa Rujyunjuri ati ntimumanuke, hano batangiye gushyiraho bariyeri. Tumenengana mu bishanga tugira ngo tujye kwa data bukwe Gatoto w'Igatovu, kuko ni musaza wa mawuka. Turagenda turahirirwa, tuhageze turanaharara. Ariko bukeye kwa gatandatu nka nimugoroba Igatovu bica ingurube, tubona barajujura, turamwaba ngo batangiye gutwika. Dushatse kugenda abo twari duturanye no kwa Gatoto ati ubundi se ntitwararanye namwe, muragenda mujya he? Ukabona ko bagira ngo tutabacikana ibyo twari twahunganye. Ndabihorera ubwo, ariko abantu benshi bo Gatoto barayibona. Nyasubira inyuma ngo ndebe amakuru y'Uruhashya uko bimeze, ndi kumwe n'umwana muto, naho abakuru bari bajyanye na mama ahita bagira ubona. Ngeze ku Murama, ngeze imbere murana utabise ni mu Birigina witwa Jean Marie, ndabana umuherekeza njye kuri Ruhashya uko bimeze. Bati ntawe utakuzi, komeza ugende. Ngeze imbere, ngeze aho bita kwa Marigarita ku Murama, tubona inzira hiye, duhita dusubira inyuma turagenda. Ndamanuka agahanda ko ntari gusubira aho ngaho twari twaraye nabo bari bagiye. Ngeze hapfo mbwira wita ntaho bari, ntese ntiwaduhisha, uri mukomeze mugende musange abandi hariya ku Kirundi. Ndamanuka ngeze gato hari umudamu, ntabwo abi Gatovu nari mbazi cyane, aravuga ati aho hepfo hamaze kuhicura umuntu, none namwe niho mugiye kunyura. Ndakata nsubira kwa Gatoto, dusanga nta nyoni ikiharangwa, turambuka tugeze Harubona. Ku mugoroba ubwo twagiye kuri centre ya Rubona hariya ku ivuriro ryaho, abantu tugandagaza, hari n'abantu benshi bavuye za Mbugunda hehe. Turahaguma turaharara, imvura irahadutsinda. Uwitwa Venantia Kamumba araza mu rukerera, aravuga ati bari banyishe, ati hari umukecuru nazi ko tuziranye ngira ngo arambisha, atahise anyirukana. Ati ariko Kanamugire François yamaze kumwica, mutsinze kuri bariyeri ku Karambo. Byakira gutyo, ubwo turagenda tugana mu ishyamba rya Rubona, mpasanga abana banjye babiri, kuko kwa gatatu twari tukiri kumwe, batitiranye na mama, imvura yabahonze, batitiye bahagaze. Ubwo tuguma aho ngaho turi kumwe nabo. Noneho witwa Bineze Emmanuel n'undi Mutanyarigori aratubwira ngo nituva aho ngaho tugende. Ese turajya he? Mugende mujye kwegera abandi hirya. Ese ko mutegeranya, ubwo ngubwo ni ukutugira neza cyane kugira ngo mutwice turi hamwe, ko ntawe bakozeho n'ibyo iwacu ntituzi uko bimeze. Turagenda mpita mpahurira n'aba bandi iwacu twari kumwe aho ngaho mu ngiro nyine, bakayijamo twari kumwe, abo kwa Werarisi twari turi kumwe, hari n'umugabo wacu twari turi kumwe. Ubwo twaraharaye. Noneho bukeye ubwo mu masaa 8 nk'iki gihe, abantu bari hakurya mu kato, bakaza batuzengurukamo abapolisi, bakaturasa, bagatera amabuye, natwe bagageza gutera amabuye. Noneho barasa isasu riduca hagati gutya, aho nari nicaye rikoma ku gutwi kwa Toto, umukobwa wa Manuel Gakwaya bahimba amatagisi. Mama aramugara bicanye ati rega ceceka, yenda twaruhuka imirimo y'iyi si. Ubwo igitero kiba kiramanutse kirukanka. Bahuye n'uwitwa Vedasti Kayitare wo mu muryango, bamutemye ku mutwe, bamutemye ibitsi, barambikaho. Genda nirukanka mbona na Biraguma, witwa Biraguma wari umupuranto hano kuri komine,
bita aryamye ubwo nawe bari bamwishe. Mbonye igihe uko kimeze ndetse n'umwana mukuru ndabarenga nce jyenyine batangusha n'inka zikandi batana n'umwana. Nterera jyenyine noneho ngeze mu kantu k'akabaya mbona abasirikare bahagaze hejuru mu mpinga bitaga ku kiraro barandembuza ati ngwino, ati ntabwo uri muto, ati ntibuya, none se wazanywe n'iki hano? Nahise nabonye n'abaturanyi bose baje, nabonye abo duturanye baje nanjye ndaza. Umusirikare ari kumwe batise murase, ati murase yenda siwe. Ngeze nkahariya ngo se ubundi ubwo butari niwe ni hehe? Ndakomeza ndagenda ariko ntinya kugera ku muhanda kuko sinazi inzira ziribona, ni ubwa mbere nari mpageze kwahunga. Nuko ugorobye njya mu gihuru n'uwo mwana mutoya njya kwaka amata mu bashumba barayaduha, baduha n'icyo turyamaho ariko imvura iragwa iraducocagura. Bukeye urumva ko jenoside nibwo yari yatangiye gukorerwa i Rubona, bishe abantu benshi cyane. Noneho nko ku Gusasuruko barambwira ngo hari indi nkambi, tujya ku kandi gasozi ko hafi ya Gafunga, ntabwo nzi imisozi yawe uko yitwa. Nsanga papa arahari n'abana banjye bakuru, ati dore wa mukobwa nababwiraga ngira ngo yapfuye n'umugabo baramwishe, ati mana aba bana nari kuzabagenza nde? Ati shimwe dore wa mukobwa wanjye arabonetse n'abana banjye bazabona ubarera. Tuguma aha ngaho tuhamara iminsi bakatubara, tugacukura ibyobo. Abaza mugenzi wanjye Cecile twari kumwe muganga, heze si kuba ducukuza ibyobo kandi ntibabitinde, ntibara nama tureta adatimba cyangwa n'ibyo bazaturunda, tukinyoza tugaceceka. Hashize iminsi rero abantu twari twicaranye baza Gafumba baravuga bati dore ya modoka yitwa Kinyata noneho ntabwo turara. Nuko bavugaga wa mugani ntitwaraye, imodoka imaze kutubona twayibonaga, twari turi twabonaga Gafumba nyine, tubona abantu baraje badusasekayemo, barongera baraza kutwica. Numva simbasha kwigushaka kwicara undi mutima se n'abakecuru barimo barirukanka, ni wowe wigwandika ngaho bakwica ugenda ngaho haguruka ugenda. Ndazamuka abantu bari bagiye gutema kundema babwira baravuga ngo abagore tuba turetse kubatema, bahita batema uwitwa Etienne wacuruzaga w'Ikigoma, bamutega afite n'ikiradiyo kasete. Ndaguye ndagenda sinaterera ndacyambika, ngeze ku kiraro neza kirubona baraza n'abagiye kundema. Data wacu bageze hafi aho ngaho arabati reka tubanzira umusirimu, yari umusekretari muri parike, yari muri pansiyo. Ubwo baragenda bajya kumutera amacumu no kumutemagura, nanjye ndagenda mbanguye mu sitwe by'Irubona nicara mu mama mbona ndi imbere, abonye ko nabwo araza ati ngwa nkugira ngo mpagutse, ntiwambasha n'ubundi gendere. Nuko mama aragenda ariko umwe n'uwitwa Tereza wari washakanye na Ndongo, bagenda muri bajya mu ngaho bagiye kuntema. Ndasimbuka nitura mu basirikare bari bahagarikiye ubwo bwicanyi, ati iki kirajyahe none uzi ko bagiye kutwica se? Ni muturase mutwica neza, bagiye kudutema baratwica nabi. Nkaba mfite igikapu barabagifata ngo bagisake, ariko ubwo barimo basaka igikapu uwitwa Jacqueline umudamu wa Teresifori mubyara w'umugabo wanjye abarambiseho.